Ndabashuje inshuti zacu b'ikiganiro menya ukuri. Uyu munsi Imana yongeye kuduha andi mahirwe kugira ngo tuvuge ijambo ry'Imana nkuko bisanzwe tubwiriza ijambo ry'Imana kugira ngo tuganire namwe amagambo yadufasha muri ubu buzima bwa none bugoye, kandi amagambo Imana iduha buri munsi ibateguye ijambo rijyanye n'uwo munsi. Nkuko buri munsi umuntu arya ibyo kurya bitandukanye bitewe n'ukuntu byateguwe, natwe Imana igerageza kudutegurira ibyo kurya byo mu mwuka bijyanye n'uwo munsi twagezeho. Kuko ndibuka hariya muri Matayo 6 abigishwa babwira Yesu ngo abigishe gusenga. Yarabigishije ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nkuko bibaho mu ijuru. Ngo duhe ibyo kurya byacu by'uwo munsi, kuko ibyejo bibara bejo. Ndetse Abisirayeli igihe bari hariya mu butayu, Imana yabamaniye ibyo kurya bivuye mu ijuru byitwa ma. Rabayihanangiriza ngo bajye batoragura iby'uwo munsi, birinde gutoragura ibyejo hazaza, keretse umunsi ubanziriza isabato, kuko ku munsi w'isabato batajyaga kubitoragura kuko wari umunsi wejejwe Imana. Icyo Imana yashaka kubabwira ni iki? Yashaka kugira ngo bihanangirize ikintu cyitwa kutizera. Yashaka kugira ngo bakuremo umururumba wo gutekereza ibyejo, kuko Imana iba yakurinze uyu munsi ikaguha ibyo kurya by'uyu munsi, ifite inshingano yo kuzaguha n'ibyo kurya by'ejo nkuko yaguhaye ibyejo hashize. Uyu munsi rero Imana yaduhaye irindi jambo tubona muri Matayo gice 8 umurongo wa 23 tukageza ku murongo wa 27. Hano turabona inkuru y'ukuntu Yesu yagiye mu bwato ari kumwe n'intumwa ze. Wumva Yesu yari kumwe n'intumwa ze, ariko tumenye yuko Yesu ni Imana 100%, yari n'umuntu 100%, yambaye umubiri 100%. Bageze rero mu bwato bari mu nyanja hagati, haza umuraba, haza umuyaga ukubita ubwo bwato benda kubarengera. Ni ukuvuga ngo Yesu ngo yari yisinziriye, abandi bagira ubwoba cyane. Tugiye kubisoma twumve uko havuga, tuze kumva icyo Imana ivugana natwe uyu munsi. Haravuga ngo yikira mu bwato, abigishwa be bajyana nawe. Umuyaga uba mwinshi mu nyanja, ubwato bwabo burengerwa n'umuraba wisuka muri bwo, ariko we yarasinziriye. Arababaza ati, niki kibateye ubwoba mwabafite kwizera gukemwe? Maze arabyuka acyaha umuyaga n'inyanja, biratuza rwose. Abantu baratangara bati, uyu ni muntu ki? Umuyaga n'inyanja nabyo biramwumvira. Haleluya. Aya ni amagambo tubona muri Bibiliya, namwe mwayasoma mukabyumva. Ariko hano turabona iki? Turabona abigishwa bari kumwe na Yesu. Abigishwa bari kumwe na Yesu, abigishwa bari kumwe n'Imana, kuko Yesu ni Imana. Ariko ntabwo bari bagahishukiwe umuntu bari kumwe nawe, kuko we yari afite imbaraga zihambaye zo gutegeka umuyaga, zo gutegeka inyanja, zo gutegeka umuraba, zo gutegeka buri kimwe cyose. Kubera yuko yari afite ubwo butware hejuru y'inyanja n'ibyaremwe byose, we nta kibazo yari ifitiye. Yarisinziriye, araryama ari mu bwato. Ariko kuko bari abantu bo batari bazi iryo banga, bagira ubwoba bitewe nuko bari babonye umuraba urimo kugenda uwinjira mu bwato. Imana ifite ububasha hejuru y'ibibazo byose biri kuri iyi si. Imana ifite ububasha hejuru y'indwara ziri kuri iyi si. Imana ifite ububasha hejuru y'ibintu byose biri byatuma uhangayika. Imana ifite ububasha hejuru y'indwara zose zibaho kuri isi,
y'indwara, yewe n'iyi coronavirus yifiteho ububasha. Ikintu cyose cyahangayikisha umwana w'umuntu, Imana igifiteho ububasha. Ushobora kuvuga uti uyu munsi ndakennye pe, uyu munsi nta mafaranga mfite, ariko Imana ifite ububasha bwo gukora ku buryo yaguhuza n'umuyoboro wo kugira ngo ubone ayo mafaranga ukeneye, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, n'ibindi byose muzabyongererwa. Zaburi 24 haravuga ngo isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka n'abantu. Abantu ntabwo Uwiteka, ibiri muri iyi si n'iby'Uwiteka, amabuye y'agaciro n'ay'Uwiteka, ibiti n'iby'Uwiteka, inyanja n'ibirimo n'iby'Uwiteka, amafi n'ay'Uwiteka, inyamaswa zose n'iz'Uwiteka, inka zose n'iz'Uwiteka, ibitoki n'ibijumba n'ibirayi n'iby'Uwiteka. Yarabiremye, nawe yarakuremye. Kuki yabiremye? Yarabiremye kugira ngo bizakubesheho. Ariko iyo turebye mu itangiriro biriya bice bibanza, tubona Imana irema isi n'ijuru, ikagenda irema buri kimwe cyose, iza no kurema umuntu. Mu itangiriro 1:26 irema umuntu mu ishusho yayo. Kubera ko yamuremye mu ishusho yayo, hari n'ibindi yaremye ngo bizamutunge. Ibyo bintu rero yaremye ngo bizatunge uwo muntu, yari ibizi. Ni ukuvuga ngo wowe uri kuri iyi si uzi ngo uracyafite inshingano Imana yagushinze kuri iyi si. Menya neza yuko Imana ifite inshingano yo kugutunga, Imana ifite inshingano yo kukubeshaho, ifite ibizagutunga iminsi yose uzabaho kuri iyi si. Rero iyo Satani akongorera akakubwira ati urapfuye mu gitondo, biba bivuze ngo utangiye gushidikanya y'Imana yagushyize kuri iyi si, yakubwiye ko izakubeshaho. Niba Imana izi yuko uzamara imyaka 100, reka mvuge gutyo, iba ifite ibintu bizagutunga iyo myaka 100. Haleluya. Witinya rero. Gutinya rero ni ikimenyetso kigaragaza yuko watangiye gushidikanya Uwiteka, kandi gutinya cyangwa ubwoba ni ikimenyetso kivuga ngo Satani yakongoreye. Ubwoba buva kwa Satani, ariko kwizera kuva ku Uwiteka. Uyu munsi rero Imana irakubwira ngo witinya kubera yuko umuraba uwo ari wo wose Imana iwufiteho ububasha. Witinya kubera yuko indwara zose urwaye zikurembeje, Imana ifite ububasha bwo kuzikiza. Witinya kubera yuko ubwo bukene uvuga ngo ufite, Imana ifite ububasha bwo kuguha ibyo wifuza byose, ukava muri ubwo bukene, ikakumara inzara, ikakumara ubwo bukene. Witinya abanzi bawe, kuko Imana ifite ububasha bwo kukurwanira. Imana yarwaniye Dawidi atsinda Goliyati, nawe Imana ishobora kukurwanira ugatsinda ibyo bintu bimeze nka Goliyati bikurwanya. Witinya ibyo bintu biri imbere yawe bimeze nk'inyanja. Witinya, Imana ifite ububasha bwo kugucisha muri iyo nyanja, bwo kugucisha muri ubwo butayu urimo, ikakugeza mu masezerano yawe. Amen. Witinya. Rero ndimo kugenda soza ndakubwira ngo muvandimwe, nshuti, ibibazo urimo ntabwo bizakwica. Izo ndwara ufite, Imana ifite ubushobozi bwo kuzigukiza. Izo ntambara urimo kurwana nazo, Imana ifite ubushobozi bwo kuzikurwanira. Ikigusaba ni ukuyizera, kandi ukayizera udashidikanya, kubera yuko ifite ubwo bubasha bwo kugutsindira ibyo bintu byose urimo. Nk'uko yahagaritse uwo muraba, abigishwa bari kumwe bagatuza, bagatangara, Imana nayo ifite ubwo bubasha bwo guturisha ibyo bibazo bikurwanya, bishaka gutuma ugira ubwoba ngo utandukane nayo. Imana ifite ububasha bwo guturisha uwo muraba w'ibibazo uri mu mutima wawe. Reka ngusengerere. Uwiteka Mana, nsengeye uyu muntu wumvaga ubu butumwa, umuhe kwizera imbaraga zawe, kwizera gukiza kwawe, kwizera ubushobozi bwawe. Mukuremo gushidikanya kwa Satani, amenye yuko uyu muraba w'ibibazo umwugarije ufite ububasha bwo kuwuturisha. Kandi ndamusengeye kugira ngo umuhe imbaraga, umuhe amaso yo kureba ubushobozi ufite, umuhe amaso yo guhweza ngo arebe imbaraga zawe,
arebe ingabo zimukikije, arebe yuko uri Imana yamukura muri iki kibazo. Ndamusenge kugira ngo umuzamurire kwizera, umukuremo gushidikanya kose mu izina rya Yesu. Rero nshuti muvandimwe, telefoni zacu uramutse ushatse kudutelefona kugira ngo utubaze cyangwa se tugusengere ni 0788635996, kandi ujye ugerageza ukande subscribe, usharinge cyangwa usangize ubutumwa n'abandi kuri babandi batari babikora, kugira ngo n'abandi ubutumwa bubagereho. Kandi twizeye yuko iri jambo nuryizera rikuvana ahantu rikakugeza ahandi. Imana ikugirire neza. Shalom.